nk'ubu ngubu wenda tukiri aho ngaho ku bya Chris Easy urumva byo kuba ari umuryarya cyangwa se ari indyarya nk'uko abantu babivuga yego ndahita nkomoza ku mupeti witwa Jojo Breezy w'umudansa yego njyewe amakuru nikuriye imihanda yanambabaje byadanje kugira ngo n'abantu badukurikiye banabyumva abantu bakurikiye 5G TV show urumva none iki ngiki uwitwa Junior Giti yaragiye urumva uyu bamuzi nk'umusobanuzi w'amafilime uretse ko batangiye w'amafilime urumva yego ariko akaba ari we uyu munsi uhagarariye Rebo urumva ya Giti Business Group yego ndetse akaba arimo na ba Chris Easy ari we boss wabo bamenamo umufungo ugira gute urumva ako se abo bamenamo cyangwa abo bamenamo nyine ubundi umucuruzi wa nyawe akumenamo makeya akagutwara menshi okay noneho uwitwa Junior Giti amakuru ndi kumva imihanda yego ngo nuko yagiye afaturiya Jojo Breezy abwira buri muhanzi wese umustari aramubwira ati nzemera nishyura n'amafaranga Jojo Breezy nazongeye kugaragara muri video zanyu Simane ntago yarakomeye ntago uzabako bitwaga ba Big Dom ubusari he bari he abo bajama aba promoter bari hano bari he DJ Bob ntago yararenze si yari umwami wa street wadanje kuzi kugira ngo umusange ari imbere yo kwa Venu mushyire CD umubwira ngo dore nasohoye ngo umuzigo nguvanye mu bisumisi cyangwa murangira imite hari abonzi yazivuniraga mu maso Fratikepa agahita yirebesha inyuma agahita afata ikintu cy'ikiboro yafataga ikiboro cy'igifime yambaraga agahita acyegekaho mu maso akaba ari ikingiye akakubwira ati nge bangita Bobo nta kintu ndi buvugane nawe ibyo navugaga ngewe koko niba Junior Giti ari we ubyihishe inyuma mu kubura akazi kwa Jojo Breezy w'umudansa yego reka musabe ikintu ngewe Junior nambabarire urumva azategure show asobanure movie hanyuma nagera kuri Jojo Breezy amureka byine na Chris Easy we azaririmba yes ahubwo nafate Jojo Breezy na mugenzi we Titi Brown na ba General Benda urumva bose abafashe ku improvinga urumva abafashe kuzamura dansa yabo kamuntu utera imbere no kuvuga ngo umuntu ashinze business hari cyangwa create content abonye ko iri gukurikirwa nawe aragiye arayikopi arayikoze kugira ngo akubuze abakiriya akubuze abakiriya hari ikintu nabonye uyu mutipe wa Genesis Comedy Merci umuntu w'umuhanga ubona ko yagiye afata izampano akazihuriza hamwe akazihesha agaciro oya nubundi Genesis Comedy niyo mpamvu ubona buri wa kane haba huzuye kiriya kintu ni ikintu cyiza ikindi kintu cyiza yakoze ni cya kintu cyo gutumira umulegend akamuzana mu nama y'umunsi yego sibyo bafata isaha cyangwa se iminota 30 bagafata nk'umuntu w'umuproducer umuhanzi ejo bundi bushize bakoresheje Dani Vumbi urumva akaza akicara hariya akaganira n'abantu n'urubyiruko akabagira inama bakamubaza ku rugendo rwiwe rwa industry ya music yego agasobanura akagira abantu yinspira yego akagira n'ababwira ati inzira iyi ni ishobora kwitambukamo gutya ahangaha naha ushobora kwitwararika gutya nahuye n'urugendo runuru sinacika intege urumva ariko iyo nza gucika intege simba narageze kuri ibi ariko se mu by'ukuri icyo gikorwa koko Merci yakoze si igikorwa cyiza cyane ushobora kubona mu gitondo habyutse undi muntu arajajita akora iki nibyo naringiye kukubwira harahari sinshaka ko havuga ariko harahari babonye amaze gufatisha nabo barashaka barabikereya babishyira ahantu mu mujyi umwe wundi runaka sinshaka kumentioninga ariko abantu barahita babyumva kubera iki babonye ko biri kuba successful kuki nimba umuntu mukora ikintu kimwe mutakwishyira hamwe kugira ngo mutere imbere kurushaho Some people wasami fans wasami people mumeze neza cyane uyu munsi turi ku wa gatatu tukaba turimo turakora akazi kacu ka buri munsi ka showbiz tubagezaho stories za street tubagezaho stories ziri exclusive tugeraho aho hirya no hino mu biyaga bigari aho byabereye aho habereye amashow mu ma weekend habereye iki amasaga ibintu byose byabaye muri entertainment cyangwa se ino showbiz yacu tuba twazengurutse buri musozi twawumenye twagiye dutambuka tubazanira za rocket za zindi za nyazo z'ubumara za zindi z'ubumara hanyuma kuri kamera rero hano
mandi kumwe n'umu professional photographer cyangwa se umukameraman ni professional witwa Jerry meze fresh kamera umeze neza nawe ndashima Imana kabisa mba nkubona ku mihanda ya Kigali widrapye ku gapunchi k'umukara ku hewan urifunga ariko se subizi ni kwa kundi nyine n'ubundi twebwe twiyemeje kwibera ku muhanda ubuzima bwacu bwose urumva niho twakuriye niho dukura amaramuko niho dukura amaronko niho mbese no kuvuga ngo agatigito kacu kose kabera street hari umukobwa wambajije ngo nongera kugira amahirwe yo kubona na Kamara uzamumbariza akabazo kameze gutya ngo umuhungu ugendana agasokozo umufata ute umuhungu ugendana agasokozo Yesu amahirwe se ko ngiye singendana agasokozo njya kugendana agasokozo nakigendanira agasigara kabisa umuhungu ugendana agasokozo nyine sha nawe bameze nk'umugore kabisa nabo bataniye abantu baba bari kwidarapa imihanda cyangwa se wenda baba yaradefirije umusatsi waroroshye kubera kumenyera agakaske n'iki ako se waba ugendana agasokozo ufite imodoka cyangwa ufite umutaka wawe basigaye bayita ngo nagatwikiriye ntago waba ufite n'umutaka gahunda ni umutaka ntabwo waba ufite umutaka ngo ugendane agasokozo ariko nanone abatipe babifiningije bakagenda bagakubitamo za gikurukuru mu mutwe akagenda umusatsi bakaworoshya nta kuntu atagendana agasokozo kubera ko iyo akiri ibyapa urumva agafata nka bike umusatsi uhita ugenda ukipfunyarika bikaba ngombwa rero ko niba yaragiye muri diri runaka aza kunyuzamo agasokozo yego tugikomeje rero amakuru amwe ndi kumva ari imihanda bamwe baragira bati ubugambanyi n'ubwibone no kwiyemera ku bantu babazamuye bamwe mu basitari byamamare mu Rwanda ntabwo biri kuvugwaho rumwe aha ndabikura kuki Chris Easy no kuvuga ngo uramubona cyane Chris Easy kuba bamwaka korabo akabakatira cyangwa se bakaba bagira gute urumva akababwira ati ubufasha ati wapi ukamusaba ubufasha akabwira ati ntago bibaho ikibazo cye nta nahakana aremera kandi nyuma akagutengo niko kuna abastari bamera n'ubundi mu buzima bwa showbiz umustari kubera ko barye mwarakuranye muri imihanda sibyo cyangwa se mwarabanye ibyapa noneho wamara kugafata ukarema wa muntu nanone ntago ari umuntu uri kuri standard mushobora gukorana nka projet ngo iba yajya hanze iba yabanyira mu bande cyangwa se ngi trending hari abantu rega bashobora kuzabwira ati dukorane projet kamubwira ati ntago biri bukundi bitewe nuko ubona level yawe niyiwe bitandukanye cyane kavuga uti ngiyewe wenda nakorana n'umusaniro naka kuri sizi wenda shaka gukora indirimbo na Philipita na Kevin Kadi abo bantu rwose ubona ko level yabo hano ntago bitandukanye cyane yego ariko subona none tuvugishe nk'ukuri ubu gisa cy'inganzo uretse ko ari legend akwiye gukorana indirimbo nanuze na Bruce Melody ni ibintu bidahuye hari ibintu wabona ko bidahura understanding yabo iratandukanye n'uburyo bacuruzamo umuziki wabo biratandukanye hari umuntu mushaka gukora indirimbo sibyo akagira gute akakuzamura standard cyangwa akayimanura akakuzamura kuri standard cyangwa se akagusubiza inyuma cyane cyane nk'aba bakoboyi hari abakoboyi nk'ano mu Rwanda ushobora gukorana nabo indirimbo bahora bari kuri level iri hejuru yego harimo nka Riderman umuhanzi wese bakorana indirimbo nta kibazo yego kandi Riderman ni umwe mu bantu bakomeje kwiyadapta kuri new school ari abahantu hose kuvuga ngo ni legend na abantu biyadapta kuri generation yes we na Bulldog we n'abantu buri generation yose bajyana nayo wana ntabwo ibasiga ibyapa ngo basigare oya barayigendana kabisa bari nyine bameze nka Kamaro kuri YouTube none se ngewe ubona ngewe nyambivamo simbihora igihe cyose buri kwidarapa hejuru ugomba kwiyadopta man ugomba kwiupdatinga ugomba gusubira inyuma urumva ukavuga uti ngewe ibintu nabiciyemo urumva nabaye mu buzima n'ubu none ndi kubona digitali ibintu biri guhinduka nanjye ngomba guhindukana nabyo kuko iyo bitagenze gutyo man urangira nabi urangira nabi cyane impamvu nari nkubajije icyo kibazo wenda umbwiye ku ruhande rw'akazi yego none reka dusubire ku buzima busanzwe imibanire y'abantu n'abandi hagati yabo aha ndabikomoza ku muntu bita Dumba yakoze live asobanura uburyo ubwaho yari ari kumwe na Kiramani ngira ngo narabibonye Dumba ari bamutengushye ari gutuka Chrisizi urumva biriya bintu wabifashe ute Kamaro biriya kuba Dumba yaramwatse korabo urumva
Chrisiza kamunera urumva nuko navuga ko ari ukubera ko Dumba mu busanzwe si umuhanzi sibyo kereka niba hari uwo yayisabiraga se yarayisabiraga ariko Dumba uretse ino ndirimbo ya DJ Brian urumva na baroke yasubiyemo nako yakubisemo igitero ubundi hari indi ndirimbo ya Dumba waruzi nayo Dumba yabaye umuhanzi ryari ko ari ibyo ngibyo ndi kubabwira ukajya ukabona uyu munsi umuntu araje muri social media agahita ahinduka umuhanzi agahinduka umu DJ agahinduka umunyamakuru agahinduka umupromoter agahinduka umubloga agahinduka ibintu byose urumva ibi bintu ntago biri professional ntago biri professional so rero ko umuntu ukora umuziki we as professional guhita gufata nkaho uri umuhanzi ngo nukubera ko twika ahita abona ko mwakorana project ari gishobora gusanga umuntu atwika kuri TikTok cyangwa se atwika kuri nuze kuri Snap cyangwa kuri Instagram ariko mu buzima busanzwe mu bijyanye n'ibihangano urumva byo muri studio yaza abona akagusubiza inyuma yego ariko abantu benshi bakomeje kuvuga ko Chris Easy ari indyarya oya Chris Easy bamwita indyarya ikindi bavuga hano ku muhanda nuko Chris Easy mu mibanire y'abantu ntago ari shyashya pe ari abantu ngo bakunze kwishyira hejuru ngo bakunze urumva kugaragara nkaho nyine ari abantu bagafashe none ikindi bakanashinza bakanaba kuri street banabavuga ko ari abantu bagambanirana cyane yego nk'ubu ngubu wenda tukiraho ngaho ku bya Chris Easy urumva byo kuba ari umuryarya cyangwa se ari indyarya nk'uko abantu babivuga yego ndahita nkomoza ku mupeti witwa Jojo Breezy w'umudansa yego njyewe amakuru nikuriye imihanda yanambabaje byadanje kugira ngo n'abantu badukurikiye banabyumva abantu bakurikiye 5G TV show urumva mwumva ikibazo kiri hano hanze mwumva ubukomeye muri mu banyarwanda uriya mwana w'umuhungu w'umudansa witwa Jojo Breezy yego umubyinnyi no umubyinnyi watwentertaininze mu buryo bwose bushoboka mu myaka myinshi ishize yakoze ama challenge menshi yazamuye Chris Easy ndabihamya ndashidikanya ko mu bantu batumaga indirimbo za Chris Easy boostinga nawe arimo Jojo Breezy arimo reka dushyire ibintu ku mucyo Chris Easy hari ukuntu gutya ugira ibintu ukabigwaho atari ukuri talented ahubwo buriya na promotion ni kimwe mu bintu biboostinga umuhanzi cyangwa undi muntu ushaka kugira igikorwa akora yes nk'ubu ushobora kwamamaza ngo mugati wahana suko ari uburenze cyangwa uryoshye kurusha iyindi ahubwo nuko ari wo wamamajwe rero Chris Easy simubonamo nk'impano ishobora gutuma yizamura akazamura urutugu akirata kuri bagenzi be sinzi ukuntu bibona wowe ukuvuga ngo uriya mukoboyi ngiye muzi kuva kera yego nawe yakoze umuziki ahambere yabanje no kuba umuraperi aba director urumva ibintu byose urumva numukoboyi imanzi muri zira hudu za Kamenge na za yose urumva wikaraze Nyamirambo kuri video ho nta kibazo aho turagenda mwiza pe no director mwiza turi ku ruhande rwo kuririmba ni n'umutipe uzi agira creativity yego muri video direct bijyanye na video kabisa kandi ishobora gutuma umuntu video yakoze cyangwa se video yasohoye iryohera ijisho umuntu ayitinza ijisho yego aho turi kumwe ariko nanone iyo video yayirangije wibuke ko hari abandi bantu bakora ama TikTok na za challenge bamufasha kwiboosting yego sibyo abo rero barimo uyu Jojo Breezy w'umubyinnyi urabizi ku ndirimbo yitwa Inana ya Chris Easy witwa General Benda Jojo Breezy bayikoreye challenge stable barayiboostinze ku buryo yagiye banyiramo bande ku Instagram y'abantu kuri social media z'abantu zitandukanye buri platform yose wabonaga challenge ari bari abahungu bari abahungu barafasha ku buryo iyo bakoze challenge ku gihangano cyawe abantu bagira amatsiko bakajya kukireba yego abantu bagira amatsiko bakajya kukireba noneho rero ikindi kirenze kuri ibyo indirimbo ya kabiri amasho n'ibiki byose bagiye bamufasha indirimbo ya gatatu ejo bundi yasohoye urumva yasohoye na indirimbo yasohoye na Philipita na Nuze na Kevin Kad ugeze ureba ko Jojo Breezy nawagaragayemo abantu bibajije n'impamvu n'icyabiteye kandi bakundaga gukorana bya hafi yego icyabaye rero ni iki ngiki witwa Junior Giti yaragiye urumva uyu bamuzi nk'umusobanuzi w'amafilime uretse ko watangiye w'amafilime urumva yego ariko akaba ari we uyu munsi uhagarariye Rebo urumva ya Giti Business Group yego
ndetse hakaba harimo na ba Chris Easy ariwe boss wabo bamenamo umufungo ugira gute urumva ako se abo bamenamo cyangwa abo bamenamo nyine ubundi umucuruzi wa nyawe akumenamo makeya akagutwara menshi. Okay. Noneho uwitwa Junior Giti amakuru ndi kumva imihanda ngo nuko yagiye afaturiya Jojo Breezy abwira buri muhanzi wese umusitari aramubwira ati nzemera nishyura n'amafaranga Jojo Breezy nazongeye kugaragara muri video zanyu. Aragenda aramubanira aho uwitwa uyu bita uyu nguyu uvuye mageragere bamwita gute Titi Brown. Aho uwitwa Titi Brown amaze kuzira muri aho amaze kugarukira vuye mu bibazo yari yarahuye nabyo aviriye mabuso. Bahise bafata urumva Titi Brown bamushyira ku ntebe urumva none bafata Jojo Breezy w'inshuti ye w'umudansa mugenzi we bahita bamwicaza. Uri kubyumva? Kandi nukuri ikintu cyagaragaye nuko Jojo Breezy no mu biganiro yakoze wasangaga ari we muntu ufite ishyaka ryo gukora ndetse ryo gukorana na bagenzi be. Yari afite ikintu bita umutima mwiza ubona ko nta n'icyo afitiye bagenzi be harimo uriya Titi Brown. Ariko noneho Junior Giti niba ngo yarabakoreshaga ntabaha amafaranga ba Jojo Breezy. Baramubwira bati nawe urabona udukubita 10 cyangwa 15 cyangwa se 50. Nkazana na timu yanjye urumva tukavunika cyane tukakora ama challenge niki dore amafaranga yamaze kuba menshi tuzamuwe twongerere ka saleri dukomeze dutwike. Jojo Breezy abimubwiye Junior ahita amubwira ati nago byakunda ahubwo wowe ndimo ndakuzamura. Kandi mu byukuri Jojo Breezy yari yamaze kumusari ko tunamuzabyina no mu magroupe urumva za Snipers na za Young Masters ari umuntu wa danger batwara n'ibikombe. Bari bahanganye n'abakoboyi bitwa ngo ba Snipers. Ayo yari amagroupe yabyinaga. Ntabwo rero wambwira ngo umuntu waramuzamuye amaze imyaka igera mu 8 urumva aperforminga neza urumva anayoboye dansa mu gihugu. Ndabeshya aba bantu kukibagira ishyari no kuvuga ngo ni win-win. Nimba nakubyiniye hari itafari nakize ku muziki wawe nawe ubugomba kugira icyuma gituma ubuzima bwendereye amani. Rero ngiye ikintu nabwira Junior Giti ngewe nakubwira ngo wowe Junior urumva ibyo bintu byo gufata umupeti nk'uyu nguyu ugashaka mu buzima ibereho icyambere cyo impano yiwe itandukanye n'iyawe. Uri umushoramari muri rebo yawe undi nawe no umubyinnyi afite uko abayeho naba afite uko nari kwiberaho uramupeti n'imfubyi we no wasanga afite n'abandi bantu afite mu nshingano ziwe nkuko Titi Brown nawe nkuko na Titi Brown nawe yabimeze ubusanga nafite abantu afite mu nshingano ziwe naba General Benda bafite abana bafite iki sibyo bafite amafamiye. Yifashe rero umuntu nkuriya ukamubanira ukagenda witwaje ko wamaze kugafata uri umuntu wa danger w'umukapo ukagenda ubwira abasani ngo nimukamushyire mu ndirimbo zanyu kandi ubizi neza ko utamutunze. Ibyo bintu n'ubugome kabisa. Ntabwo ibyo bintu ari byiza. Turebe ahantu yungukira koko byanyabyo niba ari wowe wihisha inyuma nimba mvuze ngo Jojo Breezy nazongere kubona ahantu ho kubyina nazongere kubona akazi Junior rwose ibyo bintu ntabwo ari byiza namwe kubaho mu bwo buzima. Kavuga uti nje mfite amafaranga Kamaro ntihazagira umuntu ugomba akabari kazongera kumuha ba hosting. Kamaro ntazongere kujya kubona ahantu ho hostinga. Kamaro ntazongere kubona channel yo gukoreraho urumva kubera witwaje ngo kubera yuko ufite amafaranga birakumarira iki ibyo bintu. Ayo mafaranga n'ubundi ko nagiye kuyakorera uraza kuza kuyasarura. Ibi bintu byakomeje gututumba muri iyi game turimo abantu bakagenda babica hejuru banga kubivuga biguma hagati ariko igihe kirageze abantu bararambiwe. Oya ntago man ibintu by'amakimbirane no kumbanana ntago ari ibintu dukeneye muri iki Kamaro. Buri muntu wese akora umuvuno wiwe muri Kigali buri muntu wese akubita irembo rye riturike urumva amene igikuta tambuka agende yishakira imibereho kuko n'ubundi ntago amafaranga umuntu yari gukorera muri secteur yiwe ujya kumubanira urumva bari buze kuza kuyaguha. None ikindi kintu ni n'ubugome man n'ubugome tugitura bivuga ariko turabisubire n'ubugome gufata umuntu ukagenda ukamubana witwaje icyuricyo witwaje ko murusha imibereho witwaje kuvuga ari kijyana urumva ese ubu nivuga ari kijyana gute kwishobbiza atari yabaswo urumva kukima mushaka gufata abagenzi banyu mukabicaza mukabakandagira mukabashyira munsi y'ibirenge ko nawe ejo bundi uzasaza abandi bakaza bakagukura ku ntebe. Nagaruye manager wa mbere wabaye mu Rwanda sinawe umuntu wa mbere wabutrendinze mu gihugu cy'u Rwanda. Hari aba entertainer benshi babayeho bagenda bicaza abagenzi babo ariko barangiye nabi
barangiye nabi abenshi barangiye nabi bamerewe nabi turafata urugero mu myaka yashize tubyiruka abantu bari bakomeye aha ndaguha urugero umuntu bitaga MC Mande se ntago yarakomeye ewana yarakubanaga fo MC Mande ntago yarakomeye ntago uzabako bitwaga ba Big Dom ubusari he bari he abo bajama aba promoter bari hano bari he DJ Bob ntago yararenze si yari umwami wa street wadanje kuzi kugira ngo umusange ari imbere yo kwa Veno umushyire CD umubwira ngo dore nasohoye ngo umuzigo nguvanye mu bisumisi cyangwa murangi n'imite hari abonzi yazivuniraga mu maso flat cap agahita yirebesha inyuma agahita afata ikintu cy'ikiboro yafataga ikiboro cy'igifime yambaraga agahita cyegekaho mu maso akaba ari ikingiye akakubwira ati nge bagita Bobo nta kintu ndi buvugane nawe bugiye hari hakurya kuri zira esikariye zo ku muryango wo kwa Veno akabari bo wicaye nimara kuvugana na Arioni cyangwa amaze kuvugana na Nuzanya Riderman ndaza kuguhamagara uze nawe uzuza niyo CD yawe cyangwa ukayimuhereza agahita yivuna uyu munsi yarayivunaga akayivuna ako kanya ugafata indirimbo ukayishyira DJ Adams urumva Adams we yarayivunaga agahita akubwira ngo dore washishuye ngo indirimbo ngo ya Kenya Rogers agahita afata CD agahita yitwikureba ibyo ni ibintu byose byagiye biba bro so rero Junior nawe wikitwaza icyuri cyo uyu munsi ngo ujye uri gufata Jojo Breezy umubuzi imibereho niba ari n'ikintu mupfa Junior Giti nawe yazamutse ku mpano kandi impano muri iki gihe yakubeshaho yakugaburira yatunga umuryango wawe impano yatunga umuryango wawe impano yatuma wubaka inzu impano yatuma ugura imodoka nziza impano yatuma ucuruza ibibanza wakora staff za real estate biturutse mu kubyina turashimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu bworohereje urubyiruko bukazana iterambere mu gihugu hakaza internet no kuvuga ngo tubaye kubera icyo uvuga kuri ibyo ngibyo igihugu nitambarare by'umwihariko dushimire nyakubahwa perezida wa repubulika ukunda ikintu bita urubyiruko n'iterambere ryacu akanatwegereza n'iterambere ryacu byihuse hanyuma aba bantu rero mu gihe igihugu cyavuze kiti urubyiruko rwacu mwiteze imbere tubahaye amahirwe tubahaye internet yihuse urumva muri mukoresha social media zanyu muzibyaza umusaruro niba uri umudansa w'umunyarwanda umenyekane n'abanyamahanga bakumenye bamenye ko mu Rwanda dufite talent umusobanuzi wa filime usobanure ukore challenge y'amafilime ushyire kuri social media zawe abantu bari muri Amerika babikurikirane none wowe uraje ubonye umwana uri kwizamukira ari gushaka imibereho uraje ufunze yanzira ye biriya ni fo abantu bose uyu ngubu muri iyi minsi ubona ko bari kwishakira akazi uri kubyumva noneho wagira amahirwe ukaburi n'umunyempano ukabikora as professional ushinduka wabonye imibereho niyo ubona warubatse n'itaje uyikuye mu kubyina erega washinga n'uruganda ukuye mu kubyina cyangwa ukuye mu gusobanura ndagaruka kuri ibi bintu kera iyi kamera mfite habagaho ibintu byayitwaga yashika turazizi birirwaga bayifite hano mu gatuza bazenguruka ibyaro byose ni ukuri iterambere ni ryiza ubu ngubu ufite gutunga kamera yawe ikakwishyurira inzu ikakugurira imodoka byose cyane rwose abakameramani se ntibamaze kugoyinga vayiro ntabwo uzi bamuzogeye perezida ko ari abakire si abantu badanje se bakorera ibigo bikomeye ntabwo bazi abakameramani bafite amafaranga n'uzi ba Jordan n'uzi bande n'uzi ba Omar photography ntabwo uzi ko ari abantu bameze neza bafite ubuzima aha ngaha ndi kukwereka amahirwe igihugu cyagiye kiduha kugira ngo twitinyuke dukore wowe uraje rero n'ishyari ryawe witwaje udufaranga twawe ufite kandi nawe wari umushonje nkanjye twese tugishakisha Junior yasazutse ryari Junior we ntago yikaraga ku mihanda ntago yaratunzwe na capati n'ibishyimbo byo kwa mutwe wenda uyu munsi siyanga mukuru we wamubwiye ati ngwino nkwereke gushyire muri game urumva akagenda mu ivatiri yibagiye kugenda kuri pine baro none utangiye gushaka gufata abantu ukabagira gute wibagiwe vuba bro aho ngaho buri kwibagirwa vuba koko niba ari wowe ubyihisha inyuma kugira ngo Jojo Breezy akomeze abura akazi uzasaba abanyarwanda imbabazi ko kuriya mwana w'umunyarwanda yaraturyohereje muri lockdown igihe cyose bakora challenge za dansa bagira gute nyuma yaho akajya mu ndirimbo z'abahanzi bagakora ama challenge akatinga mu biki ba Philipita ntabwo yajyaga sinamubonaga buri munsi muri Green Lounge yagiye gufasha ba Philipita muri show yabo nanuze akaza no kubabyinira kubakorera ntuze challenge za dance kuri stage ahantu hose ntabwo Jojo Breezy abahari nagaragara mu ndirimbo z'abahanzi zose ni ukuvuga ngo none si umwana uramubanira kugira ngo bigende gute oya ntago ari byiza kabisa ntago ari byiza pe mureke abantu bibereho rwose mureke abantu batungwe n'impano zabo bafite hari n'akandi impano y'umunwa mureke uwo muntu hari n'akamaro hari warababonye ko abanyarwanda sinzi ukuntu bateye ntago bashaka umuntu utera imbere bamwe ntibashaka umuntu utera imbere ni ukuvuga ngo umuntu ashinze business hari cyangwa create content
abonye ko iri gukurikirwa nawe aragiye arayikopiye arayikoze kugira ngo akubuze abakiriya akubuze abakiriya. hari ikintu nabonye uyu mutipe wa Genesis Comedy Merci ni umuntu w'umuhanga ubona ko yagiye afata iza mpano akazihuriza hamwe akazihesha agaciro. N'ubundi Genesis Comedy niyo mpamvu ubona buri wa kane haba huzuye. Kiriya kintu ni ikintu cyiza. Ikindi kintu cyiza yakoze ni cya kintu cyo gutumira umulegend akamuzana mu nama y'umunsi. Yego. Sibyo? Bafata isaha cyangwa se iminota 30 bagafata nk'umuntu w'umuproducer umuhanzi ejo bundi bushize bakoresheje Dani Vumbi urumva akaza akicara hariya akaganira n'abantu n'urubyiruko akabagira inama bakamubaza ku rugendo rwiwe rwa industry yiwe ya music. Yego. Agasobanura akagira abantu yinspira akagira n'ababwira ati inzira iyi ni ishobora kwitambukamo gutya ahangaha naha ushobora kwitwararika gutya nahuye n'urugendo runuru sinacika intege urumva ariko iyo nza gucika intege simba narageze kuri ibi ariko se mu by'ukuri icyo gikorwa koko Merci yakoze si igikorwa cyiza cyane ushobora kubona mu gitondo habyutse undi muntu arajita akora iki nibyo naringiye kukubwira kugira gakunda mu Rwanda harahari sinshaka ko havuga ariko harahari babonye amaze gufatisha nabo barashaka barabikreya babishyira ahantu mu mujyi umwe wundi runaka sinshaka kumentioninga ariko abantu barahita babyumva kubera iki babonye ko biri kuba successful kuki nimba umuntu mukora ikintu kimwe mutakwishyira hamwe kugira ngo mutere imbere kurushaho. Noneho rero Jerry tukiri aho ngaho nibyo navugaga ngewe koko niba Junior Giti ariwe ubyihishe inyuma mu kubura akazi kwa Jojo Breezy w'umudansa reka musabe ikintu ngewe Junior nambabarire urumva azategure show asobanure movie hanyuma nagera kuri Jojo Breezy amureka byine na Chris Iziwe azaririmba ahubwo nafate Jojo Breezy na mugenzi we Titi Brown na ba General Benda urumva bose abafashe ku improvinga urumva abafashe kuzamura dansa yabo abafashe nk'umuntu umaze kuzamuka umaze gutera imbere abahuze n'abadansa b'Ubugande ahubwo abagurira imbago abajyane Nigeria ahubwo n'abateretere ku buryo bazabyina nko mu ndirimbo ya Diamond kabisa. Ikintu gikwiye nk'umunyarwanda mukuru nka mukuru wabo nagakwiye kufata umwe urumva ngo ngena mukandamiza yagombye kumufasha kuzamuka akarenga imipaka urumva akajya no mu bindi biyaga bigari. Yego. Urumva tunibutsa abantu bakunda umuziki cyangwa ibihangano byo mu Rwanda tariki 30 hazaba icyo bita Bab Experience uyu ni Platinipi wahoze muri ni show ya Kasamutwe ni show ya Kasamutwe ariko si ikintu kizambabaje muri ya show. Uriya mutipe ni umwe mu bahanzi u Rwanda rufite ugira stage ziryoshye kamaro. Platinazi gukora stage kuva kera muri Dream Boys uriya mutipe kuri stage uravuga uti ayo nishe ntago yapfuye. Platina arategura man Platina arategura kabisa. Urumva babu ko narenze baba no ko narenze arabanza akagukubitira bwa buboro bw'umanyiri akajya afunga butu akagaruka agakubita za boro za Afrokasa urumva akaza akicara ubona akababwira ati bimeze bitubuye stage biryoshye pe stage harimo abantu hanzi ariko abahanzi bo muri studio hakaba n'abahanzi bo kuri stage baba ni umuhanzi wo muri studio akaba n'umuhanzi wo kuri stage uriya ni umuhanzi wo ahantu hose akaba n'umuhanzi wa performance performance ni sawa tariki rero ikindi kintu navuga aho ngaho kira gitaramo kizaba ari cyiza kubera ko kirimo aba legend benshi cyane kirimo Urban Boys za performing ayo Urban Boys harya izagaruka mone ni Urban 2 boy nizo na Hambujizo urumva uko ari babiri bazashumika mu gitaramo cya Platinum akabaza koza kajeste bakazana Safi uwitwa Safi wenda azaba ari indorerezi simbize ariko ntabwo nige azabikurikira online ko ntagaragara muri groupe zasenyutse nk'ababara Urban Boys nayiba Urban Boys yaratudisappointinze cyane yatangaga show baba disappointed kubera Urban Boys babitekerezeho na Dream Boys nayo yarakoraga nubwo havuyemo umwe n'ubundi Platinum agakomeza akaziba icyuho kubera ko yashyizemo imbaraga nyinshi agakora na comeback ya danger urumva uriya mutipe yahise atwereka ko ubundi Dream Boys yari P yari Baba yari Dream Boys na yari riho no kuvuga ngo niwe wari ufashe ku ruhembe kuko nimba mu breakinze wowe ugakomeza kwerekana imbaraga kandi ugahora kuri top attention ko TMC nawe yari umuvocalist mwiza vocalist se ubari he
nyuma yaho se yakoze iki? Yakoze akaririmbo kamwe nyuma yaho biranga, ariko nako kari keza yakoreye muri Canada. Yaranagarutse sari nanga hasi samaze iminsi iberena. Ahubwo ikintu gitangaje nuko natazagaragara mu gitaramo cya Platini. Ubundi bapfuye iki gituma baba banzi nka kugeza ubu umuntu akora na show nkiriya ntamutumire. Ako ni Bab Experience ntago ari Bab Experience nibyo kabisa. Ntago ari Dream Boys Experience. Wenda shobora kuzaba hari umuntu witwa Riderman kandi no public ya Nyamirambo. Public ya Nyamirambo show yabereye muri Kigali harimo Rusake, Riderman, Rutenderi. Nyiri gitero gitera cyitwa amafuro nk'igisare. Mbabarira wumve ngo aho habora zaba hahi. Ndakurahiye. Jepuri na ibintu bizaba ari show. Uriya mutite azacu wambaye. Nje nkunda stage. Niyo yarangiza guperforminga umuntu akitahira. Ubu vuga uti kweri ndebye gitaramo. Ahubwo Platini mu bana bazabyina kuri stage yawe nizere ko nzabonamo Jojo Breeze. Buriya bafate ubakombinire hamwe bose urumva ureka ibya Junior Giti bari kuvuga ko ngo ari uri kugenda yitambika Jojo Breeze ngo ntatera imbere. None ufate uwitwa Titi Brown umudansa mwiza cyane kabisa. Ufate na ba Jordan, ufate na ba Jojo Breeze, ufate na ba General Benda. Bazazi yarabwo kubitira stage ya danje. Ikibazo uzabakoresha gute ufite ba Idrissa na ba Rodi. Bose abarakaza. Na ba Idrissa na ba Rodi bose zabashemu. Uzakoresha nk'abadansa nka 30. Gusa ikingenzi nabashakira abakobwa uzabazana. Ikingenzi nuko abantu baba bagomba kubahana mu kazi kandi man nubona umuntu afite icyo akorusha ntukagire ishyari ahubwo jya wa appreciating man. Bro uziburiya se manager. Ngewe ndamutse nishimiye ko wowe udatera imbere no kuvuga ngo ibyo byagomba ndi kukwifuriza nayo ubwanyu ndi kubyikururira. Icyambere cyo twicaye aha ngaha wenda turi inshuti cyangwa se turabavandimwe. Ngize ikibazo cy'amafaranga n'urugero ibihumbi 50. Ndayabuze. Utayafite ninde muntu wayama? Si nk'ibyo byose se. Ariko urukuba ngo mu gihe ujafite mugenda kwifurira iterambere ryawe ryiza no kuba waba wifitiye n'ubufungo wawe no kuba wagira gute uzansova mu gihe mbaye gute mu gihe mbaye week. Yego. Ariko se niba twese turi block bizagenda gute? Cyaba ari ikibazo. Umunyarwanda yagombye kwishimira ko umunyarwanda mugenzi we atera imbere bro. Kubera ko iyo umunyarwanda atera imbere agura KBS. Sibyo yagura KBS abantu bakajya bagenda mari benshi. Abadafite imodoka. Yatera imbere akagura Ritiko. Yagura Ritiko ikajya abantu bakajya bagenda ari benshi. Umuturage agatega kuri 500 ye urumva akagera ahantu ashaka. Akikoza Kanombe cyangwa akagera za Ntuzi za Nyamirambo. Ntago abantu bose bafite ubushobozi bwo kugura imodoka. None se nutifuriza ko umunyarwanda atera imbere ubwo ngubwo mu byukuri uzaba uri mu biki? Ni ikibazo gikomeye. Umunyarwanda azatera imbere yubake hoteli. Umushyitsi nagusura avuye hanze ubona ahantu mwakirira cyangwa ubona ahantu muraza. Sibyo? Nutishimira ibyo bintu ubwo uzaba uri kwishimira iki? So tureke ibintu by'amashyari urumva dukorane dusupportingane kandi noneho nirumva wanateye imbere ubona hari level runaka umaze kugeraho wishaka kwitwaza iyo titre yawe ngo kandamiza abantu bakiri hasi. Reka abantu birwaneho, reka abantu bicira inzira, bishakishiriza imibereho. Umuntu namenye urukuta akibonera ahantu akura amaramuko urumva agakura akabona ahantu akura ubuzima. Wimubanira uramubanira se ngo bimara iki? Uramubanira se ngo babigwe? Si nk'ibyo se. Oya ngewe rwose n'abantu badukurikiye mwese mumenye ko tuba dukeneye no kugira ngo umuntu aduhe comment zanyu mudusangize ibitekerezo ku kiganiro tuba twatambukije hanga kuri 5G TV. Yego Kamaro reka dushimira abantu bose bari badukurikiye. Nawe ngushimira cyane ku bitekerezo ba watugejejeho biri imihanda. Yes. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Bombocrat.